Njyewe Munyakazi Kado Paul Pacifique kingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Munyakazi Kado mbera umugabo. Akira musabwe we Akira umbise Akira umbise Wasa Wasa twabutambara muradufite Akira namwe mubyine Akira Asa Hakiri Hakira
imirimo myiza muri Kristo. Yes, naho ngaho wiba umushinga wahombye, tugiye kumuzamurira icyubahiro, amashimwe yumva no mugoroba, Imana yishimire kuramya kwawe no mugoroba. Twagiye musaha kandi namwe muzine niki cyaba Amahoro Pacifique Munyakazi. Yego akoze icyo myiza wongera umwana mu rugo n'ubukekane ubuntu bwawe nibwo bwangiza uwondiwe Imana, ubuntu bwawe nibwo bwanzuye Mana we, kanguye kure wongera umwana mu rugo, 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 wongera umwana mu rugo. Ntacyo nari kwimarira ntagufite, ntaho nari kugera tutari kumwe, idafite none niyo wambikesha aho ngeze none, idafite byose aho ngeze none, aho ngeze none, idafite byose aho ngeze none, idafite byose aho ngeze none. Njyewe Munyakazi Kado maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Uwamahoro Pacifique umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Zamura ku iburyo. Njyewe Uwamahoro Pacifique maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Munyakazi Kado umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Bishop turirimbire nawe, Bishop wafata Bishop wanyere, reka twumve Bishop wacu umubyeyi nasubira muri we wanyere, ineza one two go wanyere, wanyere
akira musabye we gore tukazabana uko twabyiyemeje kandi